ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم أصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Nshuti bakundwa, dukomeje isomo ryacu aho tuganirizwa na Fadilat Sheikh Abdulrazak ibn Abdul Muhsin al-Badri hafidhahullah mu gitabo cye Mukhtasar Fiqh al-Asma' al-Husna, aho tuganirira ku mazina n'ibisobanuro by'amazina meza matagatifu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu munsi turi hamwe n'amazina abiri kuko yose ahuje icyita rusange, kuko yose inkomoko yayo ari imwe. Ayo mazina nta yandi ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Niyo mpamvu no muri Qur'ani yaje ari kumwe, niyo mpamvu n'ibitabo byinshi by'abamenyi cyane cyane abibanze ku kwandika ku mazina ya Allah ntabwo bajya bayatandukanya kuko ibisobanuro byayo ni bimwe, ariko itandukaniro ryabyo niryo tugiye kubona muri aka kanya. Aya mazina yombi rero Ar-Rahman Ar-Rahim, twebwe mu Kinyarwanda tuyasobanura nk'aho ari nyirimpuhwe, nyirimbabazi. Niko tuvuga, bivuze ngo Allah subhanahu wa ta'ala ni nyirimpuhwe ndetse akaba na nyirimbabazi ku biremwa bye, by'umwihariko ku bagaragu be. Fahuma, aya mazina yombi rero ismani jalilan, namwe mu mazina yubahitse matagatifu, kathura wuruduhuma fi al-Qur'an al-Karim, yavuzwe kenshi muri Qur'an ntagatifu. Iftataha Allahu bihima al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala ni nayo yahereyeho, ni nayo yatangije sura yitwa al-Qur'an, ihatse izindi sura ariyo surati al-Fatiha cyangwa se benshi bazi ku izina rya Alhamd. Waja'alahuma unwana ma anzalahu min al-huda wal bayan. Aya mazina yombi abiri turi kumwe nayo uyu munsi ni nayo Allah subhanahu wa ta'ala yagize nk'ikimenyetso cyo kuyoboka no gusobanukirwa muri rusange. Wadammanahuma al-kalima allati la yathbutu laha shaytan, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala muri yo ni naho hakubiyemo ko shaytan nta mpuhwe igira, n'umwihariko wa Allah subhanahu wa ta'ala. Waftataha biha kitabahu nabiyullahi Sulaiman alayhi salam, ndetse niyo tugarutse kuri Qur'an no muri imwe mu mirongo yayo mitagatifu dusanga n'urwandiko intumwa y'Imana Sulaiman yandikiye Malikatu Saba, umwamikazi w'ubwami bwa Sheba ariwe bitaga Bilqis. Ubwo yamwandikiraga yaranditse ati innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Uru rwandiko uri bwakire ruturutse kwa Sulaiman, ku mwami akaba n'intumwa y'Imana Sulaiman, kandi arutangije izina rya Allah nyirimpuhwe, nyirimbabazi. Wakana Jibril alayhi salam, umumarayika wari ushinzwe kuzanira intumwa z'Imana z'abantu ubutumwa witwa Jibril, kana yanzilu biha ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam inda iftitahi kulli surati min al-Qur'an al-Karim. Buri sura yabaga muhishuriye, Jibril ayihishuriye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yatangizaga bismillahir rahmanir rahim. Uretse umwihariko w'isura ya 9 surati Tauba, ariko si umwanya wo kuyiganiraho muri aka kanya, niyo itaratangijwe bismillahir rahmanir rahim, ariko izindi sura zose 113 zitangizwa n'aya mazina Ar-Rahman Ar-Rahim. فهما من أسماء الله عز وجل الحسنى.
aya mazina rero namwe dusanga mu mazina ya Allah meza no mu bisingizo bye bihebuje, bisobanuye ko Allah subhanahu wa ta'ala ari dhurrahmatil wasi'ati shamila li jami'i khalqihi subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala niwe nyiri impuhwe zagutse zigera kuri buri icyo ari cyo cyose mu byo yaremye subhanahu wa ta'ala, bishimangirwa n'umurongo wa Qur'ani muri surati al-Baqara, umurongo wayo w'163. Allah aratubwira ati wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Nyagasani wanyu nta wundi, nyagasani wanyu ni Imana imwe gusa rukumbi, nta yindi Mana ikwiye gusengwa no kugaragirwa no kubamirwa uretse iyo Mana imwe rukumbi, kandi iyo Mana niyo nyiri impuhwe nyiri imbabazi. Yewe aya mazina abiri cyangwa se ibi bisingizo bitagatifu bibiri, la yajuzu an tunsaba li ghayri, nta n'undi muntu cyangwa se ikindi kiremwa icyo ari cyo cyose dukwiye kwitirira ko ari nyiri impuhwe nyiri imbabazi. N'iby'impuhwe abantu barazigira, ibiremwa bizigirira ibyabyo, ariko kwitwa nyiri impuhwe nyiri imbabazi byihariwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Surati al-Isra aya 110, Allah aratubwira ati قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. Allah ati yewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babwira uti mwasaba Allah subhanahu wa ta'ala mukoresheje izina rye ko ari Allah, cyangwa se mukakoresha izina nyiri impuhwe iryo ari ryo ryose mwakoresha muri ayo mazina, muzirikane ko ari we ufite amazina meza n'ibisingizo bihebuje. Izina Ar-Rahman ryavuzwe inshuro 57 muri Qur'an nk'uko abamenyi benshi babishimangira. Hanyuma Ar-Rahim rivugwa inshuro 114. Hanyuma tugiye ku bisobanuro by'aya mazina by'umwihariko kuri Allah subhanahu wa ta'ala, twabivuze ko yose inkomoko yayo ari hamwe, nuko akomoka mu impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala, kandi impuhwe tuzi icyo ari cyo, ni ukorohera uwuzigiriye, ni ugutwaza gake uwuzigiriye. Ubwo ni ingero ndi gutanga zo mu bantu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala rero nawe ni nyiri impuhwe ku biremwa bye, araborohera, abatwaza gake, ntabahaniraho. Ibyo byose byinjira mu bisobanuro by'aya mazina Ar-Rahman ndetse na Ar-Rahim. Ariko iyo tuvuze Ar-Rahman ryo biba ari ashaddu mubalagha, byo biba ari akarusho, ni impuhwe nyinshi ntagereranywa, kandi ni Allah subhanahu wa ta'ala wihariye kuba ari we nyiri impuhwe zihebuje. Hanyuma Ar-Rahim nabyo ni nyiri impuhwe, ariko zo z'umwihariko atagirira ibiremwa byose. Niyo mpamvu dushingiye no kuri ibi, abamenyi bahuriza ku kuba Ar-Rahman ari byo bisobanuye dhurrahmati shamila li jami'il khalaiq fi dunya. Rahman iyo turikoresheje tuba tuvuze ko ari we nyiri impuhwe zihebuje, most merciful, niko abavuga indimi z'amahanga bavuga. Bivuze ngo niwe nyiri impuhwe zihebuje, agirira ibiremwa byose bimukomokaho, byose yaremye. Allah bigirira impuhwe, no kubirema kwe byaruka bifitiye impuhwe, kandi ari nyiri impuhwe. Bainama Ar-Rahim, hanyuma iyo tuvuze Ar-Rahim twe mu Kinyarwanda tuvuga nyiri mbabazi, ariko ubundi bisobanuye anna rahmatahu khassatun bil mu'minina yawmul akhirah, ku munsi w'imperuka azazigirira ku buryo bw'umwihariko abamwemeye. Bivuze rero ngo zaba ari impuhwe rusange agirira ibiremwa byose yaremye, cyangwa impuhwe zihariye azagirira abemera Imana ku munsi w'imperuka, ibyo bisingizo byombi niwe nyirabyo, niwe nyirayo mazina ahebuje. Hanyuma Ibn al-Qayyim rahimahullah mu gusobanura aya mazina aratubwira ngo Ar-Rahman dalun ala sifati al-qa'imati bihi subhanahu wa ta'ala. Iyo tuvuze izina Ar-Rahman cyangwa se iyi sifa
n'iki gisingizo Rahman bivuze ko ari kimwe mu bigize Allah subhanahu wa ta'ala, mu bisingizo dhatiya bya Allah subhanahu wa ta'ala. hanyuma Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum, biba bigaragaza kuvuga Ar-Rahim, biba bigaragaza kuvuga ngo ni ibyo agiriye uwo agiriye impuhwe, ni ukuvuga ni za mpuhwe agiriye icyo agiriye impuhwe, yaba umuntu cyangwa se ikiremwa cye. niyo mpamvu Ar-Rahman min sifati dhatiya lillahi azza wa jal, ni kimwe mu bisingizo bya Allah subhanahu wa ta'ala yahoranye, azanahorana ibihe byose. hanyuma Ar-Rahim biba bitewe n'icyo agiriye impuhwe, yaba ari umuntu cyangwa se ikiremwa cye, nk'uko Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi abisobanura. فالأول دال أن الرحمة صفته، bisobanuye ko iyo tuvuze Ar-Rahman ni bimwe mu bisingizo bya Allah subhanahu wa ta'ala yahoranye, azanahorana, kuko ibisingizo ntabwo byatandukana na al-mawsuf. ni ukuvuga ngo we muri kamere ye ni nyirimpuhwe, arangwa n'impuhwe kandi agira impuhwe. hanyuma Ar-Rahim ni annahu yarhamu khalqahu bi rahmatihi, agirira impuhwe umuntu runaka bitewe n'igihe runaka n'impamvu runaka itumye amugirira izo mpuhwe. wa idha aradta, unashatse gusobanukirwa birenzeho kuri ibi bisobanuro, fata'ammal, watekereza kuri iyi mirongo ya Qur'ani mitagatifu. muri surati al-Ahzab umurongo wayo wa 43 Allah ati wa kana bil mu'minina rahima, Allah subhanahu wa ta'ala agirira impuhwe abemera Imana. hanyuma muri surati Tauba innahu bihim raufur rahim, Allah subhanahu wa ta'ala niwe worohera abamwemeye, niwe ugirira impuhwe abamwemeye. hanyuma kuri Ar-Rahman ye utanagiye kure, muri surati Al-Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir rahim, bigaragara ngo bya birimwe byose abereye umwami n'umugenga n'umuremyi n'umurezi, muri kamere ya Allah subhanahu wa ta'ala bigirira impuhwe. hanyuma hakagira n'impuhwe z'umwihariko agirira abemera Imana babandi bamwemeye. ففي هذين الاسمين دلالة على كمال الرحمة. icyo twakanzuraho nuko muri aya mazina yombi Ar-Rahman na Ar-Rahim yombi ahuriza kuba Allah ari ufite impuhwe zuzuye, allati hiya sifatullahi wa sa'atiha, ndetse biri no mu biranga muri kamere ya Allah subhanahu wa ta'ala agira impuhwe. فجميع ما في العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات من آثار رحمته. niyo mpamvu byaba ari ibiremwa biba hejuru mu birere, byaba ari ibiba munsi ku butaka, mu bibigirira inyungu n'umumaro, mu byo bakunda n'ibyo bishimira n'ibyiza ibyo ari byose babona, haba ibiremwa biba mu kirere, ubwo turavuga ibiba mu ijuru nk'abamarayika cyangwa se n'ibindi biremwa tutazi, haba no ku isi ibiremwa byose birimo, ibi byiza byose tugeraho ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala, nk'uko nanone ari we wenyine subhanahu wa ta'ala ubikuriraho ibyo biremwa byose, ubikuriraho ibitari byiza n'ibyo bitishimiye n'ibibateye ubwoba n'ibyabagiraho ingaruka zibakomereye, nta wundi wabibakuriraho, nta n'undi ubibakuriraho. bivuze ngo niba warwaye ugakira ntupfe, niba urokotse impanuka, izo mpuhwe uwazikugiriye nta wundi ni Allah subhanahu wa ta'ala. hanyuma min athar hadaini al-ismain, nanone mucyo bitumarira n'ingaruka nziza bitugiraho iyo twemeye ayo mazina tukayaharira Allah subhanahu wa ta'ala. icyambere nuko gushimangira iri zina ritagatifu, iki gisingizo cy'uko Allah ari nyir'impuhwe nyir'imbabazi, nanone twumva ko n'impuhwe dufite nta wundi tuzikomoraho uretse Allah subhanahu wa ta'ala. hanyuma
tukumva ko n'ibyiza bitubaho n'ibibi bitatubaho tukabikira, nta wundi tubikesha n'impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. fa innahu la ya'ti bil hasanati illa hu, nta wundi watuzanira ibyiza uretse we wenyine subhanahu wa ta'ala. wala yadfa'u sayyi'ati illa hu, nta n'uwadukuriraho ibibi n'ibitugiraho ingaruka n'ibyaduhutaza uretse kubw'impuhwe ze Allah subhanahu wa ta'ala. fahuwa arhamur rahimin, niwe urusha abandi bose n'ibindi byose bigira impuhwe. Allah niwe arhamur rahimin, niwe nyiri impuhwe kurusha abandi bose. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. السلام عليكم.